nta muntu udakunda gusohoka. Akenshi niyo uvuze gusohoka, buri muntu wese 90% yumva ko agomba kuza no kurya aho hantu yasohokeye. Ni ibisanzwe. Ubusanzwe usanga yaba hano mu Rwanda ndetse n'ahandi henshi ku isi abantu bashobora gukunda restaurant runaka bitewe n'uko iteka neza, isuku cyangwa ifite ibiryo bitaboneka ahandi, bityo rero binatuma restaurant zimwe na zimwe zihenda. Ariko wari wibaza ko restaurant ishobora kuhenda biturutse ku bikoresho bidasanzwe nk'amasahani cyangwa ahantu yubatse gusa? Kuri iyi nshuro tugiye kubereka urutonde rw'amaresitora afite udushya dutuma abantu bazihoramo buri munsi. Iyi ni Pamakio TV. Niba isanzwe ushobora kudukurikira, koze subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru zacu ko tuzishizeho. Niba uri mushya uhawe ikaze rwose. Reka duhere ku mwanya wa mbere. Modern Toilet and its unique dishes. Aha ni muri Taiwan. Iyi ni restaurant iherereye muri Taiwan, ifite agashya kuko ibikoresho byabo byinshi biteye nk'ibyo mu musarani. Uyu wa kizungu nk'uko mubibona ku ifoto cyangwa se muri video. Guhera ku masahani, intebe, ibikoresho byo mu gikoni byose biteye nk'ubwiherero bugezweho. Icyakora nubwo bisa nk'ibiteye isesemi, abakiriya bayo bemeze ko nta yindi restaurant yirusha guteka neza. Ku mwanya wa kabiri haza Sublimation and its cosmetic experience. Ibiza Spain. Iyo iri mu zihenze ku isi, ifite agashya k'ikoranabuhanga rihenze, aho yicayeho buri kimwe cyose ufite kiba gikoresha ikoranabuhanga. Nk'uko mubibona, ameza yaho ameze nka ecran cyangwa se screen, kandi ushobora gukandaho ukabona icyo ushaka cyose iyo umeze nk'uri muri laboratoire y'ikoranabuhanga. Iyakira abantu 12 gusa. Ni restaurant yakira abantu 12 gusa. Ku mwanya wa gatatu haza Dinner in the Sky. Aha ni muri Dubai, muri United Emirates of Arab. Nk'uko mubibona ku ifoto, iyi restaurant iherereye i Dubai. Iyi yo izwiho ko iyo uyicayemo ameza yayo afunze ku cyuma kiri mu kirere, aho gihita kibazamura ku burebure bwa metero 50, maze ifunguro mukarifata muri mu kirere. Iyo mumaze kwicara muhita mwizirika imikandara nk'abagiye mu ndege, ubundi mwerekeza mu kirere maze mwifatira ifunguro ryikunyuze. Aiguille du Midi. Aha ni mu Bufaransa. Iyi restaurant ihagazeho cyane kuko iherereye mu misozi miremire yitwa Alpes ku mugabane w'Uburayi. Ni restaurant yubatse ku musozi muremure ufite ubuhaname bwa metero 3842. Uretse ko ari na bake babasha kwigondera ifunguro ryaho, no kugeraho ubwabyo si cyoroshye kuri buri wese. Ku mwanya wa gatanu haza Huashan Tea House. Ucyumva izina uhita umenya ko ari mu Bushinwa. Iyo uramutse udafite igihaha gihagije byakugora kunywa icyayi cyaho. Iherereye mu Bushinwa ariko biragoye kugeraho ugifatira kuko hari agasozi ubanza guterera karekare kuko gaherereye ku butumburuke bwa metero zirenga 2000. Abenshi bahita ingazi zijya mu ijuru bitewe na escalier zihari uko zimeze. Ni harehare nk'uko ushobora kubibona muri video. Ku mwanya wa karindwi haza Extra Cold Ice Bar. Ari muri Amsterdam mu Buholandi. Iherereye mu Buholandi nk'uko maze kubikubwira. Ifite agashya kuko ihorana ubukonje bukaze igihe cyose. Uburyo ikozemo ifite ikoranabuhanga ririho ubukonje bwinshi nk'ubwo mu rubura, bivuze ko igihe cyose wagirayo yaba mu mesi cyangwa mu itumba haba hakonje ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa 8 haza Rock Restaurant Zanzibar. Iyi restaurant iherereye ku kirwa cya Zanzibar, ni muri Tanzania hano hafi. Mu nyanja y'Ubuhinde, iri cyane ku mugabane wa Afurika.
yubatse ku rutare ruto ruri mu nyanja hagati y'Ubuhinde, ku buryo ushatse kujya kuryayo ufata ubwato ukarya ubundi ukagaruka nta kindi wikorerayo, kuko ni hato cyane, resitora yonyine irahuzuye, nta myanya yo kwicarayo myinshi ihari. Ni ukuvuga ati ufata ubwato ukarira ibiryo byawe mu bwato maze ukongera ukagenda. Ku mwanya wa 9 haza Dining with Giraffe, aha ni muri Nairobi, Kenya. Iyi nayo iherereye hirya yo muri Kenya. Iyo uyicayemo uri gufata amafunguro ujya kubona ukabona twiga cyangwa se agacumbashyamba, unyujije umutwe mu idirishya igakora ku isahane yanyu. Yego, abantu ntibabyinubira, ahubwo barabikunda cyane, kuko izo giraffe nta kibazo ziteza abakiriya b'iyo resitora. Abantu barahakunda bitewe n'uko bibaho kubona izo nyamaswa zikundwa na benshi. Giraffe ni ukuvuga ngo muba murimo murarya mukabona rwose umutwe uraje usangiye namwe. Uyu ni umutwe wa giraffe. Ku mwanya wa 9 Sea Underwater Restaurant. Iyi nayo iherereye mu birwa bya Maldives ku mugabane w'Uburayi. Yubatse munsi y'amazi mu nyanja, kandi iyo wicaye uri kurya yawe uba uri kureba amafi abazenguruka iruhande, yaba amato manini arimo shark n'utunyamaswa two mu mazi. Iyo urimo uri hamwe mu hantu hatuje cyane, kuko nta rusaku rw'ibyuma ibyo ari byo byose ruhagera. Ni ukuvuga ati uba usa nk'uri hagati mu mazi, kuko uba ureba amafi manini n'amato agenda. Nshimishijwe cyane no kugezaho uru rutonde. Iyi ni Pamakiro TV. Niba uri mushya ntiwibagirwe ntukore subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu mu wa mbere. Igitekerezo cyawe cyo aba ari ingenzi cyane. Ni ukuri, niba ubishoboye ntugende udatanze igitekerezo cyawe, nyunganizi. Komeza ugire ibihe byiza, kurikira Pamakiro TV.